CG Gasana Emmanuel. Nkuko bigaragara rero ba meya batanze ubuhamya. Ba meya ni bande? Urukiko rwanzuye ko CG Gasana retired Gasana cyangwa se CG retired Gasana Emmanuel wari gavana w'intara y'Iburasirazuba akomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwa Nyagatare, urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwemeje ko Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba afungwa iminsi 30 by'agateganyo kubera impamvu zikomeye zishobora gutuma abangamira iperereza mu gihe yaba arekuwe. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku munsi w'ejo, nibwo cyasomwe hari ahagana ku isaha ya saa 9 nibwo umucamanza n'abanditsi b'urukiko bageze mu rukiko batangira gusoma uko iburanisha ryo ku itariki yabanje ya 10 Ugushyingo ryagenze. N'urubanza rwasomwe CG retired Gasana atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko kandi harimo abantu basaga 20 biganjemo abo mu muryango we ndetse n'abanyamakuru. Gusoma iri buranisha kandi byatwaye amasaha 2 maze ahagana ku isaha ya saa 11 umucamanza avuga ko hashingiwe ku byaha bikomeye biregwa CG retired Gasana Emmanuel birimo gusaba no kwakira indonke ko ngo akore ikiri mu nshingano ze no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite, kandi buri mu cyaha nyine kikaba nyine gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2. Rusanga rero akwiriye gukurikiranwa afunzwe. Urukiko kandi rwateye utwatsi impamvu Gasana Emmanuel yari yatanze z'uburwayi butatu yavuze, ruvuga ko kandi igororero rizamuha uburenganzira bwo kwivuza uko abishaka, byananga bangombwa akajya anavurizwa cyangwa se anavurirwa hanze y'igororero kuko amategeko abiteganya. Mu bindi byashingiweho kandi urukiko rwemeza ko afungwa iminsi 30 by'agateganyo harimo kuba ngo aramutse akurikiranwe adafunzwe yabangamira iperereza kuko ngo hari umuntu wabaye umusirikare cyangwa se kuko ngo ari umuntu wabaye umusirikare ku rwego rwo hejuru, aba umupolisi wo mu rwego rwo hejuru ndetse anayobora uru rwego. Rwavuze kandi ko ubumenyi n'ubunararibonye afite yabukoresha mu byo nyine mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye abangamira iperereza ry'igikorwa. Urukiko kandi rwavuze ko ingwate yatanzwe na Dr. Kamugundu David wasabaga kumwishingira ifite agaciro ka miliyoni 307 iramutse yemewe byabangamira ubutabera n'iperereza. Urukiko rwavuze ko kandi uregwa we ubwe n'abamwunganira bafite iminsi 3 yo kujuririra iki cyemezo uhereye igihe urukiko rwasomeye uyu mwanzuro. Abameya 2 batanze ubuhamya. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwavuze ko mu batanze amakuru harimo umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajabu ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard. Umutangabuhamya Gasana Richard ngo yamenye rwiyemezamirimo Karinganire Eric amubwiwe na Gasana Emmanuel kuri conference call ubwo nyine yabavugishaga n'abandi bayobozi b'uturere. Yavuze ko yababwiye ko abajya bagira nyine ibibazo mu kuhira imyaka hari rwiyemezamirimo ufite uburyo bwo kuhira bwiza muri Rwamagana. Ahangaha abasaba kuzamusura bakabikwirakwiza mu baturage, cyane cyane hakunzwe kugaragara izuba ryinshi. Nyuma y'iminsi mike ngo Meya Gasana yatumiye Karinganire amuha umwanya mu nama y'ihuriro ry'abafatanyabikorwa asobanura iby'umushinga we. Nyuma y'iminsi mike ngo yarongeye aramuhamagara
amujyana mu nteko y'abaturage mu murenge wa Rwimbogo gusobanurira abaturage uwo mushinga. Umutangabuhamya wa kabiri Mbonyumuvunyi Rajabu we yavuze ko yahamagawe na Gasana Emmanuel wari muri Gicurasi amubwira ko yifuza ko bakorana umuganda mu murenge wa Karenge, nyuma bagasura rwiyemezamirimo Karinganire Eric kugira ngo barebe ibikorwa bye. Uwo muganda kandi ngo bawukoreye mu karere ka Nyagatare, baza gukomereza mu kagari ka Byimana gusura ibikorwa bya Karinganire. Yavuze ko kandi nyuma y'iminsi itatu aribwo Emmanuel Gasana yahise atangira gusaba abandi bayobozi b'uturere kuzasura uwo mushinga bagakorana n'uwo rwiyemezamirimo mu gukwirakwiza uwo mushinga mu bice bigaragaramo izuba ryinshi. CG Ritadi Gasana yatawe muri yombi ku itariki 26 Ukwakira 2023 hari nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe mu nshingano ze nka guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Umwanya yari amazeho rero imyaka 2 n'igice, akurikiranweho ibyaha 2 birimo gusaba no kwakira indonyi ngo hakore ikiri mu nshingano ze no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. Abajije Gasana icyo abivugaho, yasubije ko byose abihakana. Hari mu rukiko mwiburanisha kandi ryo ku itariki ya 10 Ugushyingo 2023 ubushinjacyaha bwavuze ko ibi byaha bikomoka ku mikoranire na rwiyemezamirimo Karinganire Eric wari ufite isoko ryo kugeza amazi mu mirima yo mu duce dutandukanye mu Burasirazuba. Ngo rero muri Gicurasi 2022 rwiyemezamirimo yaramaze kuyageza mu mirenge ya Gahengeri mu karere ka Rwamagana. Ngo ageze i Karenge yahuye n'ikibazo abura umuriro uhagije, yagombaga nyine gukoresha ku mashini. Nibwo buryo nyine cyangwa se ku buryo nyine hamwe wari muke ahandi ukaba nta uhari. Icyo gihe kandi ngo yarebye Gasana amuganiriza uwo mushinga n'imbogamizi afite, undi amubwira ko azamufasha. Baje kongera rero guhurira muri hoteli Nyagatare baraganira. N'ibyanditswe byagiye bigarukwaho no mu rukiko. Gasana amubwira ko afite umurima uri mu murenge wa Katabagemu mu mudugudu wa Rebero, amusaba ko yamupimira niba munsi y'ubutaka harimo amazi, hanyuma akayamuzanira, nyuma agahera aho ngaho akora ubuvugizi. Gusa Karinganire yakoresheje amafaranga yari yarahawe mu misanzu y'abaturage b'i Rwamagana bashakaga nyine ko abagezaho amazi mu mirima. Tariki ya 4 Nyakanga 2022 amazi yari yamaze kugera mu isambu ya Gasana. Bikorwa rero ubushinjacyaha bwavuze ko byari bifite agaciro ka miliyoni 48. Gasana yasobanuye ko kugira ngo umushinga ugere iwe yasabye Karinganire gupima niba ubwo butaka bwe burimo amazi no kuhakorera umushinga ngo harebwe ko ushobora cyangwa se ushoboka mu Burasirazuba rero hose, kuko wari wageragejwe i Rwamagana. Gusa yavuze ko rero ahabonetse rero amazi ari hafi y'isambuye muri metero ziri hagati y'10 na 15 uvuye ku ipoto ya transfo itanga rero amashanyarazi ahagije, ndetse ko mbere yo kuhagera babanje gucukura ahantu hatandukanye. Yasobanuye ko kandi nta mutangabuhamya utazi uko amazi azajya mu mirima yabo. Ati wari umushinga umwe wo kohereza amazi mu baturage. Gasana yasobanuye ko nyuma yaganiriye na ba meya asanga bafite ibibazo by'abaturage bambuwe amafaranga batanze. Yahise afata umwanzuro ngo wo guhagarika rero ibikorwa byose, akabanza gukemura ibibazo byari Ingoma n'ahandi hatandukanye mu karere ka Ngoma. Icyo gihe kandi hatumijwe inama y'intara y'Iburasirazuba na Karinganire atumirwamo, hagaragajwe ko rinini afite amadeni angana na miliyoni 300
Karinganire yahise afungwa ko kanya yahise afungwa ariko aza gufungurwa yongera gufungwa nanone. Gasana yavuze ko kandi iyo ibyo yakoze yaraduhemukiye ndamuhagarika, ati sinari kumukingira ikibaba kandi abaturage bari mu kaga. Gasana yavuze ko Karinganire ubu ufungiye icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yatanze amakuru ashaka kumwumvisha ngo kuko nawe yamufungishije. Mu kwiregura akwe nyine yavuze ko ibyo yakoze byakwitwa amakosa aho kuba ibyaha kuko atashishoje neza mbere yo gukorana na Karinganire rwiyemezamirimo. Ibikubiye mu ibyo byose mwabyumvishije birimo byinshi na bamwe mu bayobozi bakoreshejwe na gavana ubwo yabakoreshaga inama bakoresheje call conference. Murumva yuko harimo ibintu byinshi byihishe muri iki kintu. Ni nayo mpamvu urukiko rwafashe umwanzuro ko uyu CG Gasana retired aba afunzwe by'agateganyo. Nubwo ngo abafunzwe iminsi 30 ni ku rukiko rwabaye rubitegetse. Urukiko rwanzuye ko abafunzwe by'agateganyo iminsi 30 yemerewe kujurira nawe. Mbese ibi bizarangira bite? Bizarangirira hehe? Ngaye nguko ibikubiye muri ibyo byose nakubwiraga ni nasiri nayo yeso. Iminota yirukanka, mbifurije kugira ubuzima bwiza n'icyerekezo cyiza, ariko umuturage ntakagwe mu nkorera z'ibyo murimo. Amanyanga yose akorwa na bamwe mu bayobozi, reka mvuge iki kintu mbere ko ngenda, abanyanga akorwa na bamwe mu bayobozi mukagenda mwikoreza abaturage ibinonko. Kwa kundi mubona imishinga iraje, kuki umuyobozi nk'uyu yagera akavuga ngo ntago yashishoje neza? Nuko yasoje avuga ntago yashishoje neza ngo mbere yuko ajya gukorana n'uyu muyobozi. Nyumvire nawe, umuturage akaba ari uzagwa mu nkorera n'amafaranga yose abaturage batanze. Tekereza mu nyumvire. Ngaye nguko abanyarwanda bavuga ngo nyine nuko reka nigendere. Nuko bihagaze ni ku isaha yanyarutse. Ngende Jean Chrysostome abantu bakize. Ariko ni gute umbwira ngo umuntu w'umuyobozi nk'uyu gavana ngo ntago yashishoje neza? Niko byanditse hasi. Mu kwiregura ko yavuze ko ibyo yakoze byakwitwa amakosa aho kuba ibyaha. Unyumvire ngo kuko atashishoje neza mbere yo gukorana n'uyu rwiyemezamirimo Karinganire. Ntago yashishoje. Ari gavana s'il vous plaît. Kadigendere. La uzima libadilishe yote.